tutatozaga Arsenal bamukubita baraje Todara yifashe ngo ntabwo turi kumvikana na Tuchel kuri projet. Tuchel avuga ati ikipe ngiye intego zayo nayisanganye izo kube big club none mwe murashaka kubirambika haza ibyo muri mamumbwira simbyumva aragiye bazanye Graham Potter muri Brighton barakuze cyo barasubiye hasi bari basubiye hasi Benja ijewe nemera ko kandi ngiye narakubonye company yawe izahomba ku wa munani umva nkubwire Graham Potter Chelsea muha akazi ni cyagiye ari giye gutangira nanone gukora nk'ibintu bishya ibyo Tuchel atari gukora se oya icyo ntacyumva kuri Tuchel batangiye projet yes kuri Tuchel ga Tuchel bamusanzemo abatoza bakuru bose hari ikintu batigeze bumvikanaho na Chelsea nuvuga ngo Chelsea uraduha ijambo ku maprojet tujemo hano Chelsea nayo igahitamo abatoza aho bwizategeka ibyo bagomba gukora ibyo se uko kugana habi nyine uri kubyumva ariko nemera ko mu migirire y'umuntu mu migirire y'umubosi ashobora kubikora byakwanga nyine agakora ibindi kuko ntago abantu bose bagira imigirire imwe Benja waretse nka uyu munsi abakirege ba Chelsea icyo mbashinja ni kimwe gusa nuko batanga amafaranga bagashaka no kujya kutegeka uko akoresha reka da nta n'ubwo cyo gusa urumva reka mbanza mubwire nyine ngo dutanze amafaranga ariko ntago turagera ku rwego rwo kumva nanone ibitekerezo by'abatekinisiye mu mikoreshereze y'ayo mafaranga tukanayakurikira tukajya kugira gute gutegeka uko agomba gukoreshwa umurongo ngenderwaho ubundi muri ano ma equipe akomeye akenshi abatekinisiye babaha umurongo kurenza uko aba boss baza bango turashaka ngo ndimbe dushaka kugura abakinnyi batoya tugura abakinnyi batoya umutekinisiye akabwa atareka abakinnyi bato bagirwa n'abandi bakuru ntubyumve harimo kubera kutari udafite kumva abo batekinisiye niba yatubonera ibaruwa y'abafana bitwa Chelsea Support Trust Chelsea Support Trust no Chelsea Support Trust na ibaruwa ejo bari bafite mu myigaragambyo i Londres harimo ingingo ya gatatu je nayisomye ingingo ya gatatu nakunze cyane kuva mu myaka ine mu mazangaha ni ubwabyo ndi muratwereka icyerekezo cy'ikipe icyo ni kintu abafana ba Chelsea ejo bigaragambiriza i Londres umva kandi kantu Ben bavuga ati kindi mwebwe murimo muratekereza cyane kuri business kuri projet business kurenza gutekereza kuri projet sportif harimo ingingo imwe ivuga neza Ben reka ngurugero Christophe Viver yabwiraga ubuyobozi bwa Chelsea ngo ibi bintu turimo dutekereza byagorana mu gihe cyose tutarimo gutekereza ko ino kipe yatwara n'ibikombe kuko twayisanze twara ibikombe uzi ikintu bamukoreye baravuze batuye Christophe Viver ntabwo dukeneye sporting director umeze nkawe urimo gutekereza kuri ibyo bintu cyane ahubwo dukeneye sporting director wa data base ufite datas za scouting nyinshi icyo bakoze bahise bamwirukana binjiza uyu nguyu yari witwa Lawrence Stewart Lawrence kweke Stewart Lawrence rero Stewart Lawrence ni umuhanga muri scouting kubera yuko kuva yaza Chelsea yahise amaze guhabwa akazi Ben Chelsea yasangaje aba scouting 80 mu kwisi yose kubera iki arakoze cyane ingingo ya gatatu ngiraho aho niho byanyuze bavuga ngo ngibuza wowe wituzana mu byo gutwara ibikombe nangareka ahubwo dutekereze gutunga abakinyi benshi kweza b'amatara naho bari hose ku isi twe tubazana hangaha bakina umukino 2-3 bajye kwitara agaciro kabo kazamuke uwo tutabona kuri projet ni Madueke warumaze kuza muri ya projet tubonyemo arimo inyungu kuko twagwaye itara uhita ugenda turabikoze gutyo muri Gordon Gallagher byibuza dukomeze kujya tuzamura amaprofile tubona amafaranga yo guhereza aba shareholders kurenza uko batekereza ku gikombe ibyo nibyo abafana ba Chelsea bigaragambirizaga aho rero wafanye Chelsea ejo mu gitondo ibya byigaragambiriza aho rero ubuyobozi bwa Chelsea rangaha nasirabwiraga ko burimo kujya habi kibazo ariko nanone ari ikintu mu waretse nka defender urampa iminota ibiri cyangwa icyo nagiraga mbabwire nuko kugira ngo umuntu ahinduke ave mu myumvire bisaba imwanya bisaba n'igihe bano bakire ntago bazanye ibitekerezo by'inyota y'ibikombe nk'uko Roman Abramovich yaje sibyo wenda bo baje bari mu murongo wa business nabo barimo n'ubundi siko bimeze kandi imyaka ine ishobora kuba idahagije kugira ngo babone ko business bagiye mu mujyi wa Chelsea ko bayisanze muri DNA yayo gutwara ibikombe nayishoboka wenda bakazagenda bahinduka umwaka igitangaje rero umupira w'amaguru sirakomeza buri ibyo ngibyo bishoboka muri selling club amakipe mato ariko ubundi business amakipe makuru business yambe n'igikome voilà ibyo nibyo nashobora kuzahinda ngenda shaka kudefanda ingingo yanjye natangiye ivuga yuko Chelsea iri gusubira hasi tari kujya hejuru ku byo Gicumbi yavugaga buriya ekipi imaze
iri kujya mu myaka yinjira mu myaka 10 idatwara igikombe cya shampiyona, noneho ikaba itakaje umutoza watwaye ibikombe 2 mu mwaka umwe nk'uko Fuad yabivugaga nka Enzo Maresca. Nibyo utakaje Pochettino, umusimbuje Enzo Maresca. Twese twavuze ati urwego rwa Pochettino rwari rubafashe kongera gusubira mu marushanwa y'u Burayi, uramutakaje uhita usana Maresca ahita atwaye ibikombe 2. abandi iyo utwaye igikombe uri umutoza bagutega amatwi, bagombaga gutega amatwi Maresca akabaha noneho kurenga kuri bya bikombe 2 kuri Conference League na Club World Cup, bakaba bavuga ati none turashaka shampiyona, turashaka FA Cup, turashaka Champions League, turashaka iki. Ariko we baramwirukanye, bazanye uri hasi wa wundi batega amatwi. Noneho bo ntibashaka gutega amatwi umutoza, aribyo Tottenham yakoze, aribyo navugaga ngo irasubira ha Tottenham kubera iyihe mpamvu. Tottenham yagiye yirukana abatoza babaye upgrade, batangiye gukora ku bikombe, ikazana bari hasi bagomba kwitega amatwi. Uyu munsi iri hehe? Igiye kumanuka. Kubera iki? Niba wirukana Tuchel ukazana Graham Potter ukamusimbuza Pochettino ukamusimbuza Maresca akaprediga agatwara igikombe, akaguhesha ibikombe, wari utegetswe kuvuga ko noneho watwaye ibikombe. harimo no gutwara ibikombe gusereka. Maresca we yarahaye na Chelsea ikipe. Banza uvuge buriya Poch na Maresca bari bahaye Chelsea ikipe, ariko abaherwe ntago bashatse gukomereza kuri icyo kintu Poch na Maresca bari bakoze. Voilà, none ugiye kwa Rose niyo bo babikubise hasi. ugiye kwa Rose niyo none uratekereza ngo ariko Rose ashaka nko kukurangiza uno mwaka gitwara. reka tureke no kujya Cya kuri FA. Rose Yego birashoboka. cyo yagitwara. birashoboka Fuad. Yego, Uri mubi. reka tubihurize muri ubu buryo. Ni Bruco irimo abakire batatu, Ni batatu gusa se ni umubata. ni batatu Nabonye ari benshi, harimo n'Umusuwisi n'Umusuwisi. ni Begdad Egabari na Todi Boyle. Buriya Todi Boyle we afitemo 13. Noneho Criare Capital ko yakari ifite shares nyinshi 61% niyo overall nifite overall management ya equipe. Ariko nituza kuza kwirengaje kujya kugura equipe, ntabwo Bruco bicaye ngo bakore projet yabo yo kugura equipe. Bihuje baza kubera ko equipe ibaye available ije ku isoko. Bitandukanye nuko Roman Abramovich yicaye akaba ati genda ashaka kugura equipe. ni Bitandukanye nuko uyu mugabo wa Brighton yicaye akaba ngo ngenda ashaka equipe muri Premier League. Tony Bloom akaza kwigura. No kuvuga ngo bose twibuka n'impamvu nyamukuru ibihano Roman Abramovich yari yarafatiwe ntago byamwamburaga equipe, nubwo yari amaze imyaka 3 atemerewe gukandagira mu Bwongereza, kandi equipe yakoraga neza. Champions League barayimushyiriye ajya kubakira Europa League Europa League batsinda Arsenal. ni ukuvuga ngo Bruco ubwayo nta gishushanyo mbonera cya Chelsea yari ifite. N'ikimenyimenyi iyi equipe ni business oriented, Uvuze neza. voilà, mu kigaragara mu buryo bwose bameze, kuko bo nibitaye ku bigwi bya Chelsea, bo ibintu Ibyo by'umupira Chelsea yabikoze ukwayo. Chelsea yabikoze ukwayo kuko biri clear biragaragara. Umutoza araza na Siri yabarondoye, Mauricio Pochettino bapfuye ikibuga, ntabwo bapfuye amafaranga cyane. Umukinnyi wanjye mwiza uraha witwa Konogaraga, umuzamu bariya ba Petrovic, ntibiri bukunde ko mubakora. Ahubwo araramuka agiye Konogaraga, ndanjye ndagenda muri discipline, birarangiye. Nitugaruka kuri Enzo Maresca yinjiye ari umutoza twaba ngo ari underdog nyine. Yego. Sibyo, regardless yuko yari amaze gutwara igikombe muri Leicester, ariko yari ya upgrade yo kujya gutoza Chelsea. Ni wese none kumuhamagara yajyayo wara wese. Noneho ntabwo yari afite ijambo nk'iryo Luis Enrique none afite yavuga mu gihe wajya kumubaza ngo uze gutoza. Ahageze aratoza, izina rye rirabyimba kuko amaze gukora ibintu byiza. None atangira kuvuga ngo ntibiri buze gukunda none ahangaha ko nsubira ahandi iyi hasi. groupe mfite none ahangaha niba dushaka gukomeza imbere turabura ABCD mu kibuga. Yababwiye umuntu wa mbere avuga ati nkeneye umuzamu afite experience. Hari umunyezamu witwa Donnarumma ari kugura make. Baramwanga. Yabanje kuri Michael Menya agiye mu World Cup. Kabiri burya
Menya yamuvuze yagiye muri World Cup. Menya ari plan B. Yaramaze nk'umutaliyani wari ufite amakuru ahagije kandi babarizwa muri agency imwe. Yari afite amakuru yande ya Donnarumma. Arabibaza aramupropose. Ndetse nabonye inkuru zivuga ngo Donnarumma yifuza kuza muri Chelsea. Cyane. Ibyo ngibyo baravuga ati ko Donnarumma ibifaranga byinshi umushara n'iki ryo bwata ariko no. Dukeneye Champions League kwitwaramo neza. Dukeneye kugaruka mwaka utaduhatara ibikomere n'icyo twatwaye. Dukeneye abakinnyi beza. Batewe yasigaho. Ati base umuzanire Mike Menya yasoje amasezerano mu Milan. Ni umunyezamu mwiza icya kabiri afite experience. Batisigaho. Babagiye muri World Cup babirarangiye. Sibyo? Yarabwiraga ati muri attack. Mu by'ukuri dukeneye umwataka uza kuza gufasha Nicolas Jackson kurenza uko twirukana Nicolas Jackson kuri deadline day yabasabye Hinkapi arababwira ati mbere yuko mungura Gerard hato mwampaye Hinkapi nerambagije reka Hinkapi baramubwira ati twebwe twabonye ni hato buriya nuko muri minota igiye yagiye ariko yakabaye kuba niyo babaza kuba bafite bashaka koko iyo success muri sporting affairs bakagombye gukopera icyo Manchester City yakoze. Ntago bafite ubushobozi. Bafite amafaranga ariko ururimi rwa football rutandukanye kure nayo mafaranga. Ni yindi saha yo kwiyubaka. Wabishyizemo ubwenge ikintu yakoze. Turi muri match namwe nerekana sinambwira ni gahunda ya Michael Kariki nitwubahana. Uzi umuntu wazanye ibintu byo gushyira ubwenge muri Manchester United ikintu yakoze. Yahise abona ko Kobe Maina atazi umupira. Ahubwo se yarabushyizemo arayanga kubishyiramo ntabwo yari afite rwose. Ndibeshye mvuga ko yamukoresheje. Ndibeshye mvuga ko yamukoresheje. Ntabwo yakoresheje cyane rwose. Umuntu wigeze kwicara akabona ko Kobe Maina adafite umwanya ubanza muri Man United. Nta bwenge yari yashyizemo. Ntabwo pe. Ndarivuze gute ubundi? Waruvuze ngo wakoresheje ubwenge bwinshi. Ngo yabonye ko Kobe Maina atakira Manchester United. Oya ndashonje ahari. Washonje pe. Cyangwa se uracitse. Oya ari nashonje. No mukino Michael Kariki atashatse gukora ibintu byinshi ariko yari gukora byinshi azanzwe abikumva iwe yaravuze ati ni ibintu byanjye bikeya heaven usura umudefanseriye urajyaho nyine urakina muri defense Mazarawin umuntu ugambira kimwe na centrale we yasubwambe urakinaho nyine ikintu cyo nyine ubona ko yari yakoze muri ramukino kimeze nka tactique ni kimwe cyo nyine nukubuza rock show gukora kuvuga ngo nukwa yatake unanya ujibona ko iyo Michael Kariki nunda umutoza ino system ya 4 2 3 1 sometimes ubona ko fullbacks azirekura rimwe na rimwe yego umuntu yitwa Ruksharambwe utaza kuza kugira ahantu ujya uko arabonaga muri animation barimo gukina bitewe ukagira ngo ari gukina defense aturu uko yarabuze Ruksho ko yasiga bano bahungu babiri ubundi bindi mukino uko musanzwe mukina na gahunda ya twubahane yego Michael Casemiro uri umukinyi mwiza nawe Casemiro ubwejo naravuze ngo Manchester kubitozwa Michael Kariki cyane ikindi kintu twatekerezaga ko ku ruhande rwa Birondre bakwishimira kwakira Manchester United yazanye ibyo bibazo byo kuroba myugariro bande se niko twabitekereza noneho yaza uko nyine kuko buriya mu mupira w'amaguru hari igihe usenga ngo adversaire azuko azinye nafite utuntu tw'utubazo ngo runaka yabuze ako emi gusa abantu ntukajye ubishinga bakoresha ruza imeze gutyo gusa ibigaragara nk'aho batatsinzwe gusa nanone ku rundi ruhande umupira w'amaguru amahirwe muragendana pe nta mahirwe benshi byihorera amahirwe muragendana reka soze ingingo yo twumva icyo ngena ngiye kukubwira nuko nabonye Chelsea yabuze amahirwe kuri iriya match nabonye Chelsea yabuze amahirwe yo gutsinda Saniramenzi yaragowe amahirwe yo gutsinda Chelsea yarayabonye ahubwo arabura reka nkubwire jewe navuga ko nibyo ikipe ya Manchester United yarabatsinze ariko ntabwo yari Chelsea nayo naniwe gushaka uburyo bwo gutsinda ye nicyo mvuga kandi uburyo yagiye ihusha uburyo yagiye iboneka buhusha ntibubyara umusaruro byashoboka ko nabwo bwabyara igitego ngenda avuga ibintu bitatu kuko iyi match nabona gitana rizika birangibonye igitekerezo nabonye ibintu bitatu ni Chelsea mu myambaro Chelsea ipanze neza uyireba ukavuga ati nta kibazo madushirireho 11 ari babanjemo ariko ni Chelsea y'abakinyi bashaka gusoza sezo yabo berekana ko bari gukina ntibanga akazi kuko niko kabatunze ariko si abantu bitangira club barimo bodira imibiri yabo n'ibikorwa byabo birabyerekana ko ntabwo ari abakinyi bishimiye ko bari gutozwa na Liam Rosenior icyo nari ngiye kukubaza nyuma y'amagambo twumvishe
ya Kukurera na Enzo Fernandez bari muri international break, umutoza yari yabaha impamvu zo kumwita ntazo pe. njyewe naricaye twari turi kogezanya umupira na Fuad, abubwira ni uri umuntu uri kureba uyu mupira kuko Benjamin bivuze babuze iki abantu ba Chelsea, babuze iki? uzi ko Enzo yarakinaga ukabibona ko akina, arajyana umupira akawutanga akawuha Kaisedo akawujyana bakagenda bakagera imbere y'izamu. What next? barakora iki? nta aggressivité, nta bwa bushake, ntabwo ari abakinnyi bashaka gukirira umutoza, barashaka kwerekana ko Chelsea yabahaye akazi, barashaka kwereka abayobozi ko bafite umutoza wabo, ariko ni umutoza wa Chelsea ariko si umutoza w'abakinnyi ba Chelsea. ibyo bintu birumvikana. Okay, wenda abakinnyi si bo bahitamo umutoza, ntabwo ari ubuyobozi, ariko message iri clear yatanzwe n'umuntu witwa Mark Kukurera. Twebwe si cyari cyo gihe nk'abakinnyi cyo kwirukanwa kwa Enzo Maresca. Atanga n'urugero, abaturanyi bacu bafite umutoza Arsenal imyaka 6, ibyo bagezeho bishingiye mu cyizere bamuhaye kitarimo n'ibikombe. Twe dutwaye 2 mu mezi 10 ya mbere. None icyo ubuyobozi bwa Chelsea bukoze kwirukana Enzo Maresca ukazana Liam Rossinior, uretse ubundi icyo twakwita nko kwimenera, ese urapgradinze uvuye kuri 5 byibura ugiye kuri 7, cyangwa uvuye kuri 7 usubiye kuri 0 musi ya 0? kuko niba bigera ahantu abakinnyi bavuga bosi wabo nka kuriya, erega nubwo wenda Mark Kukurera ari mu bakinnyi b'abayobozi b'abarideri bakuru muri ekipe, n'abakinnyi n'abasenior players bajya bananyuzamo bakamba na Brassard. Wari no kuvuga ngo ni umwanzuro rwose w'ubuyobozi, ariko nta kintu kirimo. Twatanze urugero kuri match ya Paris Saint-Germain ibanza y'Ipari ya 5-2. Chelsea ivuye inyuma inshuro 2 yishyuye ibitego 2, noneho kugira ngo irunda izo results zigumane, ati turacyafite n'iminota 90 tuzakinira i Londres, si ngombwa ko dutsindiranga ikipe arayitandara. Ese kusikamo 3 mu minota 15 yatsinzwemo ibitego 3 ya 5. Uyu musore w'umufaransa witwa Marie Gusto nkunganira nyuma y'umukino yaravuze ngo dukimara kugombora twatekereje yuko umutoza kuza kudufasha indi tactique ishobora gutuma tubona igitego cya 3 cyangwa se tugumana umukino muri draw. Turabibura. Dore rero ikintu wajya kuvuga kuri Ruben Amorim, turi ku minota 81 ekipe yagutsinze igitego kimwe ku busa. Kanya defense narababwiye ko ari Ruben Amorim Pro Max ngo naya Fuad ni Pro Max nk'umukinnyi mukuru wa Enzo. Rosa arebera muri Linette. Oya Rosa we niyo mpamvu nyine ari Pro Max. Pro Max bire mfite Marinette ni Rosa ukoze remplacement enye 3 zo muri defense, watsinzwe igitego ku minota 40 Fuad ni wabimbiraga bakongeye icya kabiri wavuga ngo Fuad yarambajije twicaye aha. Hari igihe mutekereza ko abatoza bose bashaka gutsinda, abatoza bashaka gutsindwa. Fuad yarambaje ati se ko nta ko abandi batsinze, ko yatsinzwe kimwe ku busa, abandi barimo barashyira amahubwo n'abataka, ko harimo akura amahubwo akazana abadefati. Chempongo aje gukora iki? Marogusu yakinye madereba ku manota. Marogusu ni wowe ufite n'amanota menshi. Uwitwa Fofana avuye muri umujinya mwinshi yaramukubise ingumi. Ariko se mbwira ntabwo mwabonye avuye kuri touchline, umutoza yamuhaye guri ikiganza wa kabiri amugira gutya, yaramukubise kubera umujinya Fofana. Mbwira tactique ya Enzo kuri Romeo Lavia. Oya Enzo yaravunitse kugira ngo umuntu agwe mu kibuga. Enzo yaravuye mu ariko Enzo yavuye mu bavunitse. Uwo kujyamo ntabwo yari ufite Dario Esugo, umukinnyi mwiza mu gutwara imipira imbere, ufite umunyabrazil Andre Santos, ufite Magi wabufasha muri offensive ukaba wakongera imbaraga z'umwaka. Twumvikana ikintu kimwe, Romeo Lavia ikinira hagati y'aba center back ba nabo maze gusimbuza. Aho match iri kujya urimo uramujyana muri iyo minota watsinzwe igiti. Aho match iri kujya ni iki kuvuga ko umutoza ashaka gutsinda ahubwo ko adashaka kugarira ngo itajyamo icyaka. Ikindi ari tactique umutoza Maresca yajyaga akoresha, agahita yemvatinga abarifite bakabe
fullbacks ze akemvantingamo umwe Akaza kugira ngo hagati. yongere ubusatirizi kugira ngo nimba urugero Marc Korea uze kwemvantinga hagati mu kibuga iyo yabaga aje kwegera Caicedo automatically hahitaga haboneka abandi bantu babiri bazamuka bajya muri offensive cyane ibyo utwo twose n'utuntu ashobora guhindura muri match igihari cyo ni kimwe uyu mutoza w'ikipe ya Chelsea n'ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea bombi cyokoze aba bombi baramanshingana mu bitekerezo cyangwa inose yisanze ari mu ikipe imurusha ubushobozi oya nta nubwo yigize abugira bwa Chelsea rwose ntabwo yigeze agera ku rwego rw'ubushobozi bwo gutoza ikipe ya Chelsea ariko nanone Chelsea yo impamvu navuze ngo umutoza n'ubuyobozi baramanshingana mu bitekerezo bombi ntabwo ari ku rwego rwa Chelsea even bibe ku buyobozi buyobora ntabwo ari ku rwego rwo kuyobora Chelsea umutoza bazanye we niwe imitekerezo byabo nyine n'ibifaranga batanga abayobozi bongera ngo bari ku rwego ko barashora nta rwego bariho reka nta rwego bariho gora uhaha ibintu byose bidakenewe mu isoko bimwe bigaborera muri firigo ntabwo ari uri umuhashyi mwiza gura bikeya ugenda urya bikenewe ugura ibindi nubwo wenda imbere ari transfer policy ya Chelsea kuri hari ahantu yarakabije uyu match yitoje umukinnyi avuyemo wagufashaga imbere Enzo Fernandez sibyo yego uri inyuma hasigaye iminota 2 n'inyongera bari buze kongeraho ni igitego kimwe Marogisto yavuyemo byibura n'umukinnyi wegera box nuko ngo usigaje umukinnyi umwe utihagije imbere nawe ku bushobozi bwe Dela witwa Liam Delap udashobora gukina baro kabiri ndetse ko ufite magiyo byibura profile n'umwataka basi atero na tushi technique nziza atero tushi technique imbere ari none already wamaze gutsindwa Romeo Ravira mujyana he Moravia ariko role ye ni role defensive mu kibuga role defensive imaziki mu minota ya nyuma ukeneye kudefanda cyangwa ukeneye kubugerageza ibi ngo tactical approach y'umutoza yari weak noneho uko umukino ugenda ukura wawugira ngo umutoza agenda akurira mu mukino asoma uko umukino ugenda kuko Michael Carrick we deja kibara kubona nimba barabibonaga neza hari aho Michael Carrick yaravuze ngo iyi kipe ntabwo ndibwirwe nyirukankaho ndaza kuza kuyihorera yikine cyane ko namaze kubona ko ibisubizo byo ko yabona igitego bidashoboka arawukinnye pe arabihorera baraza barikarakasa izo pose murimo kuvuga urebye ku manota y'abakinnyi kikoreka ko amanota yawe nta kintu avuga cyane rwose nukubera ni kikoreka yuko umutoza umwe yari yasomye undi aramwihorera arakina Michael Carrick yakoze remplacement nziza yo kwinjiza umusore twa Amadi Diallo niba warabibonye neza yari remplacement we nk'umutoza avuga ngo Amadi Diallo ashobora we no kuba yifitemo niyo kaba gaceri karagafite ko kudefanda akagiramo kwataka njewe namukanyene ko nima nyene namukanyene uvuga ngo ndasaka no kuba na defanda n'igitego mfite Amadi daraza kuza kumfasha kukidefandeze kurenza Burani Mbuyemo yego ni nashaka ko na kwataka imipira ama counter attack Amadi dira n'umundi afite profile nk'iya Burani Mbuyemo ibyo bintu arabinkorera none se wowe iyo ukoze remplacement ukazana Charoba sibyo ukavanamo wese Fofana mu byukuri yari remplacement isobanura iki mu buryo bwa tactique urashaka iki mu byukuri nicyo kiri gupropose adversaire ushaka iki muri uwo mukino icyo ni kimwe wibeki igihe aricyo ni kimwe ntago ari njye ntanubwo njye businyirenganya Rosaria senior kubera ko ngo ngewe mbona ikibazo kinini cyane gishingiye ku kuba abamuzanye ubwabo baribeshye ku muntu wagombaga kuza nanjye maye gutoza Chelsea nanga cyangwa se club rwose nagenda na upgrade ariko ntabwo bajya kukuvumbura ahantu hari ahantu waba uri kugira ngo bakubone yavumbuye ari muri Strasbourg ntabwo bakupa none se urumva uyu muntu yaratekereje batoze reka nkoreka kantu karenze ibaze kubona warazanye Maresca wungirije Pep Guardiola ukazuka mu ikipe akaguha ibikombe 2 mu mezi yangahe mu mwaka umwe ibikombe 2 warangiza ugahita ukavuga uti ariko no uyu muntu namusimbuza umwungiriza wayindi uri muri Derby County cyane can imagine Benja hari ikintu kibaho ikihe nyiri business namusimbuza wayindi uri muri Derby County bamanuye mu cya gatatu nyiri business ariko bishobora kwanga handi bigakunda ahandi byakunze ahandi byakunze ni nkubwire be hari City yamwirukanye amazi y'imisi ngahe toza hari oya erega fa bitware mu buryo bworoshye nyiri business amahitamo ye ntabwo yitwa makosa oya nta mukiro ugira ikosa rega n'ubundi aba makosa iyo uwo yahisemo adatanze umusaruro ari ubu rero ni ikosa kuba baramuhisemo
Liam Rosenior ashobora kuzazikubita icyuya kikabarenga Buretse mukabura uko gato. mubisobanura. wowe uyirebye ubona azazikubitisha iki buretse gatoya uri mubi buretse gato ejo bundi abaturusha uri umupira umugome abaturusha umupira banaturusha kureba babana nabo umunsi banatujya kuri information za nyazo Gary Lineker yaravuze ati Chelsea nidatabara yavuze abayobozi ba Chelsea nibadatabara yabavuze bamaze gutsindwa na City 3-0 aravuga ati uko ndebe iyi equipe izaba nka Tottenham yaravuze ati ibi narabivuze mu myaka 2 ishize mbibwira Tottenham ati ni Chelsea nuko ati ni Chelsea niba databara hakiri kare kuko ifite tara ifite izina rikomeye ifite ibigwe aravuga atari uwakagombye kuba ayobora Chelsea project Chelsea ntabwo ari wo akagombye kuba yiyobora aravuga ati niba databara nk'umutoza se ndayibona imeze nka Tottenham yakoze iki Mauricio Pochettino abavanye kuri finale y'igikombe cya Champions League aravuga atari ko ari abakinnyi bamwe batangiye kwiyumva ko batari ku rwego rwa Tottenham bajya handi ati rero ntabwo dukeneye gusenya ino projet dukeneye ahubwo kuyubaka baravuga ati wowe Pochettino urareba niki no kuba utayitwaye nikosa batera no kuba utayitwaye ubwabyo nikosa genda harya bamusimbuje nde Maresca oya Pochettino baravuga muri Tottenham muri Tottenham bamusimbuje uyu nguyu urimo gutoza West Ham none Espirito Santo sibyo baravuga ngo nuno ngo yakoze upgrade ngo yafashe ngo Orvuzi ngo yageza ku mwanya wa 7 ni nuno wasimbuye Poche muri Tottenham nonota harundi ni Mourinho ba Mourinho na ba Conte ni Mourinho ni cyangwa no yaje nuno yasimbuye nde nuno yasimbuye ba Conte nibyo ni Mourinho ejo bundi ndo bari Jose cyane Jose ra ko nuva Mourinho anje ndo bari Jose urumva reka tubyemere Mourinho byibuze yari yabazanye finale banga kayikina Mourinho bamwirukanye kuwa kabiri bafite finale ya Carabao Cup na City kuwa gatanu aravuga ngo niyo kipe ya mbere mbonye ku isi itagira igikombe ikirukana umutoza wari ugiye kwiha igikombe iminsi ine kuko bamwirukanye kuwa kabiri aravuga ngo reka afite finale na City ya Carabao reka tuzane Conte araza aravuga ati jewe kuva nabaho mbonye ikipe dressing room mu ma office ntibaganire ku ikipe ntibaganire umupira aba bantu nta mupira bazi yabe na gato arigendera Antonio Conte haza nono Espirito atangira kuvuga ati rero twabitwara gake gake kandi yazikubita ariko azikubita yize guhabwa umutozo w'ukwezi mu kwezi kwa mbere haba hagiyeho nde Ange Postecoglou nawe arazikubita amezi 3 ya mbere ari uwa mbere Ange Postecoglou ijambo yababwiye ejo bundi ngo mutekeza ko muri big club kandi mutari mubanze ubwo big club mu bwubake urumva baragiye uyu munsi reba iri kurwana no kugira gute yo kutamanuka aho no Chelsea iri kugana rero Chelsea reka ngurugero rwose ariko uwitwa Pochettino Tottenham yaca Chelsea yayinyura buretse gatoya kutari iri kuyinyuramo burinza y'umupira nimwe oya hari icyo Chelsea takwemera inzara yo kujya habi icyo Chelsea takwemera nuko itakwemera umuntu yiganisha mu nzira y'irimbuye buretse gato ititaye ku masezerano ifitanye buretse gato icyo ndabizi ko itacyemera nyine banza wumve se Tottenham n'icyemera ko banza wumve nyikubwire Chelsea 2021 itwaye Champions League